murakoze cyane. Ijambo nariha abavandimwe noneho bakatwibwira amazina, noneho hari n'abo ntarimbabwiye baturutse mu Muyanza nabo mukwiye kubamenya. Izi ni inshuti zanjye muri rusange nk'uko muri kuzona hano, uko mwaje nabo niko baje. Murakoze cyane. Ishimwe, isabato nziza, umunsi w'umunezero. Nitwa Imana Gervais, iwacu ni mu karere ka Rulindo, umurenge ni Buyoga, ahantu bakunda kwita mu Muyanza. Mwumva hari ikidamu kinini, naho nkomoka. Ibirenzeho ntekereza ko tuzakomeza kujya tubiganiraho mu bundi buzima busanzwe. Murakoze. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Yego rwose, nanjye ninseka nawe Vedaste niyo zina ryanjye. Gervais duturuka hamwe n'ubundi ni mu Muyanza. Nkaba ndi umugabo mfite n'umugore n'abana babiri. Icyo wenda reka nyongereho, ariko abantu mwebwe murabizi ko abenshi turaziranye. Isura ntago ari ubwa mbere. Inaha nagiye mpaza ishuri irenze imwe rwose, nahaje inshuro nyinshi. Nishimiye nanjye kubana namwe rero muri ubu buryo. Ntekereza ko uyu munsi udasanzwe. Rero Imana ihabwa icyubahiro cyane, ndumva birahagije ibyo. Muraho. Nanjye nitwa Ego Daniel, ntuye Kigali Kicukiro mu Gatenga. Ndi umupapa, mfite abana 4. Nkaba naje kusura Vedaste n'umuvandimwe, hanyuma rero yadutumyeho ko muzaba mufite umunsi w'umunezero. Natwe rero twagize neza turaza, sibyo ra? Twaje rero, hanyuma rero tuze gusangira ibyiza byose turi bufatira hamwe uyu munsi. Imana duhana umugisha. Sabato nziza. Nitwa Turahirwa Emilien. Nanjye ni muri uwo mujyo nararitswe kugira ngo nze mfatanye namwe umunsi w'ibyishimo w'agaciro, kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, twungurane kumenya, kugira ngo tube turi abantu bashyitse bari ku kigero cyiza mu byo kumenya Imana. Imana ibahe umugisha. Imana ni nziza ibihe byose. Yego, nanjye ndanezerewe rero. Amazina nitwa Nkurikinka Emmanuel. Naye ndi umugabo, mfite umugore n'abana 3. Ntuye hariya Kicukiro mu murenge wa Gatenga, hafi ya gare ya Nyanza. Bajya mukunda kujya muri abice, ni hafi aho rwose. Uje ukabaza Nkurikinka Emmanuel, wahageze mbese nakurangira mu rugo neza, ukahita uzukangiraho byoroshye cyane. Turi hano rero kubw'umugambi w'Imana, ubwo bindi tuguza tuganira kugira ngo dufashanye tugubwe neza. Murakoze cyane. Muraho. Nitwa Twagirimana Gaspari, naje nturutse Kigali, ntuye Kabeza. Nkaba ndi umubyeyi nk'uko mubibona, ndakuze, abana ni bakuru. Nkaba nanjye nararitswe kuri uyu munsi mwiza w'umunezero wo kuza kuganira namwe kuri iyi sabato yanyu. Murakoze. Murakoze cyane. Ngira ngo bavandimwe murabona ko rwose abashyitsi banjye murabona ko rwose bamaje kutubwira amazina, kandi naho baturuka murahabonye, ariko hari hasigaye umwe. Muraho neza. Ngewe kubera mba ndi kuri kamera cyane, ariko nitwa Nkuranga France. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'umwana umwe. Ndabura n'amezi 2 ngo ngire uwa kabiri ahari. Umva ko ndi ngenda mu zabukuru. Mana rero ishimwe. Nanezerewe kubageramo. Ngewe
namye mbwira bano twari turi kumwe, iyo ngeze ahantu nk'aha nkasanga n'abo masanze banezerewe nk'uko nezerewe biranezeza. Abo twavuganye nasanze tunezerewe nk'uko nezerewe, banezerewe nk'uko nezerewe. Ndabizi rero hano turaza kunezerwa. Nanjye ntuye mu Gatenga, nturanye n'aba bagabo, usibye uriya wo hirya hari. Abandi twese dutuye mu Gatenga Kicukiro. Bo rero ni ibintu byiza, twifuza ko kuba tugeze aha natwe igihe tuzababwira tuti natwe dufite umunsi w'umunezero. Si muzazara? Muzaza. Imana ishimwe cyane. Murakoze. Murakoze cyane François. Uyu nawe muramumenye kandi mwumvise ko bose baturuka mu gace kamwe. Ubwo rero bavandimwe urabona ko kuba mfite umuryango, mfite abantu tubyumva kimwe b'inshuti zanjye mu uriya mujyi wa Kigali, kandi urabona ko namwe murahagenda tujya ku mpamvu zitandukanye. Kuba mumenyanye nabo kandi namwe muri inshuti zanjye, muri abavandimwe, urumva ko n'umugisha turushaho kugira. Ubwo urumva turarushaho gusabana, mu kiganiro turagirana, n'amanimero ya telefoni dushobora kuyahana ku buryo n'uwagira ikibazo avuga ati uyu muntu namonye kwa haba inshuti, ndamushaka mu Gatenga, wenda mba yancumbikira cyangwa se mba hari ubufasha, ubwo ari inshuti yanjye, burya haba inshuti nyine, muzi ko ndi haba inshuti se. Ubwo urumva rero ushobora kugira umugisha ku inshuti yawe gutyo. Ubwo rero nk'uko tubimenyeye muri gahunda zacu z'abantu dufite urugendo rujya mu ijuru, muzi ko gahunda yose tuyitangiza indirimbo no gusenga. Ni kubw'ibyo rero ndagira ngo Master Guide Gervasi adufashe n'indirimbo rwose yateguye ari kumva mwuka ari kumubwira. Ubwo narangiza umuvandimwe bazina nawe aradufasha mu isengesho, noneho dutangira ikiganiro muri Sanga Bavandimwe. turirimba indirimbo y'ijana muri iki gitabo. Nta nshuti nziza nka Yesu, atsemba ibyaha byacu, n'amahirwe kumwizera, kuko atwuzuza na se. Iyo tubabaye rwose, dufite ishavu ryinshi, adusohoza ku Mana, yumva amaganya yacu. Nitugira ibyago byinshi, tugatotezwa cyane, byoye kudutera ubwoba, kumwiringire rwose. Nta wundi wabidukiza, abiduhemuraho. Yesu azi intege nke zacu, kujya wisunga Uwiteka. Nitugira ishavu ryinshi, tukababara rwose, Yesu ni uturokora, komeza umwizigire. Niba kugira ruvumwa, wisunga umwami Yesu, ntaza
turagushimiye cyane Uwiteka Imana ishobora byose, iraheraho mu ijuru kandi Imana ituye mu mitima y'abayizera, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye cyane urukundo udukunda, tugushimiye uburyo ukomeza kutugaragariza iminsi yose, ubihimbarizwe. Tugushimiye kubw'uyu munsi waduteranirije ahangaha kugira ngo turusheho kumenya urukundo rwawe. Twizeye ko uri kumwe natwe kandi twizeye ko urakomeza kutwungura mu kumenya, izina ryawe nirihimbazwe. Ubane natwe rero muri gahunda yose dufite, uyobore buri umwe wese uri hano kandi uduhe guhugukira gahunda iri ahangaha kugira ngo buri muntu wese urabasha kugera hano abashe gufashwa nawe, turusheho gushima urukundo rwawe. Duciye bugufi rero, reka ibyo ushaka ushima ari byo bikomeza kutubaho kandi bibe no ku bandi bose. Tugusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka nongere mbaramutse bene data. Turacyashima Imana yuko duhaye. Hanyuma rero twavuye i Kigali nk'uko twabibabwiye, rero dusanze abantu baganira ijambo ry'Imana, tuba tugiye kuganira nyine, ariko kandi ni ikiganiro. Hano twese turi abakristo, sibyo? Hari umuntu utari umukristo? Wenda ashobora kuba arimo umusiramu. Hari uwe? Ubwo rero ntawe, ubwo twese turi abakristo. Hanyuma ubwo rero turi abakristo, nta pasiteri uri hano wenda w'igihangange abantu bari butinye, tuze kuganira nk'abantu bo ku ishuri ryo ku Isabato, sibyo? Tuganira nyine nk'abari mu mutwe umwe, twagiye kuganira mu itsinda kugira ngo tuze kuganira nyine. Niwumva ikintu tumva neza, naza kugusaba umuntu afite agakayi yacyandika, cyangwa se wenda numva yabyibagirwa agahita kibaza ku kanya. Ngewe nta kibazo bintwaye, sibyo? Nta kibazo bintwaye, tubikoze gutyo byana ukibajije ku kanya kugira ngo bijyanirane, byaba ari amahirwe. Ariko kandi unacyanditse ukaza kukibaza mu gihe runaka, nabyo nta kibazo. Hanyuma tugiye kuganira amagambo ari mu butumwa bwiza ubwo bwanditswe na Yohana mu gice cya 16. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere, hanyuma dukomeze tuze tugeza ku wa 16. Hanyuma mwihute tuhagere vuba. Igice cya 16 duhere ku murongo waho wa mbere. Umutwe waho uravuga ngo Yesu abwira abigishwa yuko bazarenganywa. Hanyuma undi mutwe urimo aho ngaho uravuga ngo umumaro w'Umwuka Wera azabagirira. Aravuga ngo icyo mbabwiriye ibyo ni ukugira ngo hatagira ikibagusha. Bazabaca mu masinagogi, kandi igihe kigiye kuza uzabica wese azibwire ko akoreye Imana umurimo. Kandi ibyo bazabikorera batyo kuko batamenye Data, nanjye ntibamenye. Bazabikorera batyo kuko batamenye Data kandi nanjye ntibamenye. Ariko ibyo bibabwiriye kugira ngo igihe cyabyo nikigera muzibuko ko ari igihe wabibabwiye. Umurongo ukurikiye uravuga ngo uhereye mbere na mbere sinabibabwiye kuko nari nkiri kumwe namwe. Ariko none dore ndajya kuwantumye, kandi muri mwe ntambaza ati urajya he? Ariko kuko mbabwiye ibyo imitima yanyu yuzuye agahinda.
ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njye kwa Data, kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. Ndacyafite byinshi byo kubabwira, ndacyafite kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Uwo mwuka ukuri naza azayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza, kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Ibyo Data afite byose ni ibyanjye, nicyo gitumye mvuga nti azenda ku byanjye abibabwire. Hasigaye igihe gitoya ntimumbone, maze hazabaho ikindi gihe gito mumbone. Bamwe mu bigishwa barabazanya bati, ibyo avuze atubwiye ni ibiki ngo hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazabaho igihe gito mumbone, kandi ngo kuko njya kuri Data. Kandi bati, ibyo ni ibiki ngo igihe gitoya, ntituzi ibyo avuze. Yesu amenya ko bashaka kumubaza, arababaza ati murabazanya ibyo mbabwiye, ibyo ngo hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazabaho ikindi gihe gito mumbone. Ni ukuri ndababwira yuko mwebwe muzarira mukaboroga, ariko ab'isi bazanezerwa. Mwebweho muzababara, ariko umubabaro wanyu uzahinduka umunezero. Imana ishimwe cyane. Dusomye amagambo yanditse mu gitabo cya Bibiliya, igitabo cy'Imana yandikishije kugira ngo kidufashe muri buno buzima. Aya magambo rero ni Yesu ubwe wayivugiye, ni igihe yari agiye kubambwa, yari atari yabambwa, yari yendaga kujya kubambwa. Hanyuma arimo aganira n'abigishwa be, ababwira ko ab'isi bazabanga, bakabababaza, babazira ko bamwemeye, bazira ko bemeye kugendana nawe no kubana nawe. Ariko amagambo ngambiriye cyane cyane ni ay'inkomezi, ababwira ngo cyakoza ningenda nzaboherereza umufasha. Umufasha uzabafasha mu bintu bitatu. Icya mbere, gutsinda ab'isi, akabemeza iby'icyaha, kuko ab'isi nibatsindwa bakemera iby'icyaha, uwo mwuka wera azabemeza ibyo gukiranuka, hanyuma abemeze n'iby'amateka. Uwo mufasha, umwuka wera, Imana yohereje kudufasha ni icyo akora. Tibyo se? Icyo akora, hari n'undi mumaro hano twasomyemo, uravuga ngo azabayobora mu kuri. Turinyiga Imana rero kuzira ngo ize kutuyobora mu kuri kose. Hari igihe umuntu aba afite ikinyoma, yego, hanyuma icyo kinyoma kigahinduka ukuri. Ndabeshya? Iyo gitinze, kimaze igihe, gishobora guhinduka ukuri, ndetse kigatuma kucyarwanya n'ukuri. Sibyo se? Ndabivugira impamvu. Yesu aza mu isi yahasanze abandi bantu basanzwe basenga. Sibyo? Basenga, bafite uburyo basenga, kandi bahawe n'Imana. Ndabeshya? Yero ubwo buryo Yesu aje, abantu baguma kuri bwa buryo basengagamo, banga kwemera Yesu. Ndabeshya? Ndetse akabamo itsinda ryitwa abafarisayo. Ni itsinda rikaze cyane, ryitaga ku mategeko y'Imana, ndetse cyane ku buryo Yesu yanabwiye n'abantu, arababwira ngo nimutagira gukiranuka kuruta ukwande banditsi n'abafarisayo, ntimubasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo bano bafarisayo ni abantu bakiranuka cyane, kandi bakiranuka ku mategeko y'Imana. Nimutagira rero gukiranuka kuruta uko kw'abafarisayo, ntimubasha guhabwa ubwami bw'Imana. Ese reka mbabaza akabazo gatoya, ariko ukibaze mu mutima, ndakakubaza ko nawe ukibaze mu mutima. Ese ufite gukiranuka kuruta uko abafarisayo? Wubahiriza amategeko y'Imana, urayakomeza kugeza ku kigero urusha abafarisayo? Niba udafite gukiranuka kuruta uko abafarisayo, ndagira ngo nkubwire kutazinjira mu bwami bw'Imana. Ariko ndakubwira nanjye nibwira,
tugomba rero kugira uko gukiranuka. Hanyuma rero yavuze ikintu gikomeye, impamvu nari mvuze ngo ukuri yo kuje gushobora kusanga ikinyoma cyarabaye nacyo ukuri, sibyo? Niba wumvishe hano hantu yavuze ngo naza zatsinda bise abemeza iby'icyaha. Hanyuma nibajije ikibazo, ariko nawe wakwibaza, amategeko ntiyarasanzwe yemeza iby'icyaha ku buryo umwuka wera uza kubyemeza? Ese iyo umuntu amategeko yamubwiraga iby'icyaha ntiyabyemeraga? Ni ikihe kibazo umuntu yari afite ko amategeko yemeza iby'icyaha? Nawe urabizi neza yuko yishe amategeko y'Imana ubukoze, yego. Ariko bavuze ikintu gikomeye cyane kandi kirakomeye cyane. Yaravuze ngo umwuka wera naza azatsinda abizi abemeze iby'icyaha. Bivuze ngo amategeko arahari, afite uburyo yemeza iby'icyaha, ariko kandi n'umwuka wera aje kwemeza iby'icyaha. Hari igihe rero umwuka wera yaza kwemeza iby'icyaha ugatsimbarara kuri byo waruzi. Ibyo nashatse kuvuga si byose, kuko n'abantu benshi batsimbaraye ku byo bari bazi, yego, basanzwe banakora. Yewe harimo n'umusore wanditse muri Luka mu gice cya 18, muzi ko Yesu yamubwiye iby'amategeko akavuga ngo narayubahirije uhereye mu buto, kandi kuko yari yarubahirije uhereye mu buto bwe. Rero uwo muntu uteye atyo, umwuka wera, kuko nawe aba mu isi, umwuka wera yaje kumwemeza kandi yarubahirije amategeko uhereye mu buto, si byose? Ndagira ngo rero tuze kuganira aho hantu, ntituhashingura imbago, turebe ko mbese dusanzwe. Kandi reka mbabwire n'ikintu gikomeye cyane, na mbere y'uko ibyo bikubaho n'umutima wawe kwemeza icyaha, ndabeshya hari umuntu wari wakora ikintu kibi umutima we ntubimubwire? Hari uwo muzi? Niba hari waba barimo amanike akaboko. Niba rero umutima nama wemeza iby'icyaha, amategeko akemeza iby'icyaha, hanyuma n'umwuka wera akemeza iby'icyaha, turaza kubitandukanyiriza hehe? Ese wowe wemejwe nande? Wemezwa n'umutima, wemejwe n'amategeko, cyangwa wemejwe n'umwuka wera? Ndaza rero kugira ngo tuze kureba, kuko umwuka wera we ni uzi icyaha, si byose? Kuko iyo ataza kuba ari ukizi mu by'ukuri, amategeko baracyemeje bikarangirira, ntibisabe ko haza umwuka kwemeza iby'icyaha. Ariko Yesu yarabitegereje asanga amategeko ntiyabemeje iby'icyaha. Kandi niba wanabyumvishe neza, turimo dusoma hano hantu, papa urimo gusinzira, Satani nakuriganya, sibyo? Kandi ntabwo ngushinza humura, ariko Satani naturiganya. Hanyuma iby'icyaha, sinzi niba utabyumvishe ko hano yavuze ikintu gikomeye cyane. Noneho we yavuze ngo iby'icyaha kubera iki? Kuko batanyizeye. Ntabwo ari icyaha kuko bishe amategeko. Ntabwo wabyumvishe? Oya, ntabwo ari iby'icyaha kuko batishe amategeko. Nta nubwo ari iby'icyaha kubera ko umutima ubashiza. Oya, ni iby'icyaha kuko batanyizeye Kristo Yesu. Niko yavuga. Nakuvuga ngo noneho icyaha umwuka waragiye kuza kwemeza. Si ikibazo cy'amategeko, si ikibazo cy'umutima nama, ahubwo ni ikibazo cy'uko batamwizeye. Kandi icyo kaba ari cyo cyaha. Ni umwuka wari yavuze ngo niwe uzagira gute? Uzabafasha agatsinda bisi. Noneho kandi umwuka wera naza kwemeza bisi, yego, yagusanga mu kabari, yego, yagusanga uryamanye n'umugore w'abandi urimo gusambana, yagusanga wicaye mu rusengero, yego, kuko aba bantu harimo kubibwira, yego, harimo n'abafarisayo bicaye mu rusengero, yego. No kuvuga ngo wowe naza umwuka wera
akaza gushinja abantu iby'icyaha, azabashinja ko batamwizeye. Iki kintu kirakomeye cyane rero. Mbese wowe umwizera gute? Mbese umwizera kwiki? Tuze kuhaganira. Umwizera gute? Umwizera kwiki? Ese umwuka wera yakwemeje ate? Ariko ufite ubuhamya bw'umutima wawe, si byose? Ese yakwemeje iby'icyaha gihwanye no kutizera, cyangwa yakwemeje iby'icyaha gihwanye n'amategeko? Kuko na mbere yuko aza n'imitima yacu ibidicira wiki urubanza, ariko ubwo ni icyaha gishya. Usubo ntabwo mwabyumvise. Icyo cyaha mu byaha byari bisanzweho nta cyabagamo. Ntabwo mubyumva? Icyaha cyo kutizera nticyabagaho. Icyo cyaha nta muntu wari warigeze, kandi reka mbabwire ikintu cyantangaje. Uwo muntu arababwira ngo kuko batanyizeye kuko bamubonye. Iyo abataraje nta cyaha mwari kuba. Iyo ntaza ngo mvugane namwe, reka mbabwire ikintu gitangaje cyane. Iyo ataza bari abantu bose nta cyaha bari none se ntabyo koko bari bafite. Tuvugisha ntabyo bari bafite koko. Ariko kuki noneho iyo ataza abavuze ko nta cyaha bari kuba bafite? Iyo ataza ni ukubera iki? Ujye utekereza nawe, turagira ngo tuganire dutekereza, sibyo? Iyo ataza ni wowe wabyivugiye, tuhasome. Iyo ntaza nta cyaha mwari kuba mufite. Ariko noneho dore ubwo naje icyaha cyanyu karabaye. Abantu bari basanzwe bubahiriza amategeko, n'uwacumuye kuri ayo mategeko bakamutera, ariko akavuga ngo nta cyaha bari bafite kuko yari ataraza. Ariko noneho kuko aje, icyaha cyabo ubwo navuganye namwe ntimunyemere, sibyo? Ntibamwizere. Icyaha cyabo, icyo cyaha gihoraho rero nicyo umwuka yaje aje kwemeza. Ese icyo gihoraho warakimenye? Ese waragikize? Ushobora rwose kuba wicaye aha, amategeko y'Imana ku murongo warayubahirije, ariko akaba ufite icyaha gihoraho. Hajya reka nkubaze, ijuru uvuga wazaritaha ute? Ijuru tuvuga wazaritaha ute ufite icyaha? Kuko yavuganye nawe icyaha cyanyu. Ese wigeze ukira icyaha gihoraho? Kuko yaje, mbabwire, yaje abantu basanzwe bubahiriza amategeko ndetse banayitondera, n'uwayacumuyeho bakamuhana. Si no kumwica gusa, hari n'ibindi bihano byabagaho, sibyo? Ariko aravuga ngo iyo ntaza, iyo aramuka adatungutse, nta cyaha abantu bari kuba bafite. Nta cyaha kandi koko bari kuba bafite, ntacyo. Kubera iki se? Kubera iki nta cyaha bafite kandi bakora ibikorwa bibi? Kandi oya, yewe baranaturaga amaturo bakanatamba ibitambo byo gutambira ibyaha bakoze. Ariko arababwira ngo iyo ntaza nta cyaha mwari kuba mufite. Ariko noneho ngonje mukaba mutanyemeye icyaha cyanyu, nuvuga ngo icyaha gihoraho umuntu ashobora kuba afite ni iki ngiki. Noneho umwuka yaje aravuga ngo ubwo nzaza noneho hazatsinda abemeza iby'icyaha cyabo. Iby'icyaha uko icyo ni icyaha gihoraho. Umuntu ashobora kuba yarakoze ibindi byose, ariko akaba icyo cyaha gihoraho. Kubera iki? Dusome mu Efeso mu gice cya 2. Kubera iki bino bintu bikomeye? Mwuka wera naza azatsinda bisi abemeza iby'icyaha, nyamara nta cyaha bari bafite. Reka mbabwire ibyo ubundi byaha bishingiye ku bintu bitatu. Abefeso mu gice cya 2
igice cya kabiri umurongo wa mbere uravuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Ariko hari igihe ugira ngo bibiri rivuguruza, si byo se? None se abantu barapfuye ngo nta cyaha bafite? Tekereza witonze, tekereza abantu witonze. Abantu barapfuye ngo nta cyaha bafite. Namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize n'ibyaha. Ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere ari we mukorera mu batumvira, kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi ku bwa kavukire yacu twarakubugirwa umujinya nk'abandi. Andi reka mbere cyaha handi ndaza kwasoma. Nta cyaha bari kuba. Aya magambo aranezeza cyane. Kubera iki? Ubundi twese tuzi ko ibyaha bishingiye ku bikorwa bibi, sibyo? Sibyo mama? Yego? Sibyo byo papa? Twese tuzi ko ibyaha bishingiye ari igikorwa kibi twakoze. Ariko sinzi niba utabyumvishe muri ano magambo. Yavuze avugamo ibintu bine bivuga ko niyo waba utakoze ibikorwa bibi, ibyo bintu ukaba ubifite, ubu uri umunyabyaha. Icya mbere yavuze ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Hari ibicumuro, hari ibyaha. Ibyo si ibya mbere. Kabiri, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi. Ubwo n'imigenzo y'isi kibaye gatatu. Yego? Kane, mugakurikiza umwami utegeka ikirere ari we mugukorera mu batu. Kangahe? Cya kane, mugakurikiza umwami utegeka ikirere ari we mugukorera mu batu. Gatanu, kandi ku bwa kavukire mwarago kumugirirwa umujinya nk'abandi. Noneho nakavukire ibaye ikibazo. No kuvuga ko kuba witwa umuntu, kuba wavutse witwa umuntu, kandi ku bwa kavukire mwarabo kugirirwa umujinya nk'abandi. Nuvuga ngo nta kintu mwari mwakora, yego, mwarabo kugirirwa umujinya nk'abandi mutaramwemenya icyiza cyangwa kubera ko witonde rero. Buriya ikintu gikomeye cyane muri ano magambo nabonye ni iki kintu bita ivuko. Kuko ivuko umuntu atavutse uyu mwuka ukorera mu batumvira ntiyawugira, yewe na kamere ntiyayi, yewe n'ibi bicumuro n'ibyaha ntibyabaho. Ikintu rero gikomeye witondera cyane hano, ukwiye kwitondera cyane, ni iki kintu kivuga ngo kandi ku bwa kavukire yacu twarabo gukirirwa umujinya nk'abandi bose. Nta mpuhwe zihari. Sibyo? Kubera ivuko ryonyine ubwanyu, nubwo waba mu isi bitewe n'aho wavukiye, sibyo? Ubu bavuze ngo turashaka ahantu hose hari abanyarwanda, sibyo? No ku isi hose babashaka bakababona, sibyo? Ndabeshya? Muzi ko muri Bibiliya hari ubwoko bwa Isiraheli, sibyo? Bigeze kubukorera jenoside, sibyo? Ndagira ngo mubwire ngo bari kubamaraho kubera ko bazi ko ari abi ku bwa kavukire. Ntabwo wakijijisha nushaka kubumvira Amerika uri na Trump, kuko Trump nawe ngo afite amaraso yawe. Nushaka uri muri Amerika, ntabwo bimugira umunyamerika kuruta kavukire. Kandi ku bwa kavukire no kuvuga ngo abantu bakoreye ibyaha
ibyaha muri Isiraheli bituma bari bwica abisiraheli bose bari hirya no hino hose, ntiwavuga ngo ngiye sinahabaye, ndabeshya? Ku bw'amaraso ya Isiraheli agutema, yaravuze ngo kandi ku bwa kavukire yabo twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi. Ni ukuvuga ngo muri bose niba utarimo, uramutse utari muri bose waba ugira amahirwe, ariko ubwo bavuze ko ari bo ku bwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi, ku bw'ivuko ry'umuntu witwa umuntu, ryitwa umuntu afite ikibazo. Iyo usomye mu Baroma mu gice cya 5 iravuga ngo igicumuro cy'umuntu cyatumye bose bacirwaho. Ntabwo ari ikibazo rero cy'ibikorwa bibi cyangwa ibyiza, cyatumye bose, ikintu kintera ubwoba ni iryo jambo rivuga ngo cyatumye bose bacirwaho. Waba wakoze nabi cyangwa wakoze neza, upfa kuba uri mwene muntu. Igicumuro cy'umuntu ntabwo ari cy'abantu benshi. Ndagira ngo Mwuka Wera aza kudufasha atwemeze iby'icyaha. Ndagira ngo nkwinginge, ninginga umutima wawe utegera amatwi kunyumva, kugira ngo Umwuka Wera aze kutwemeza iby'icyaha. Sibyo? Iby'icyaha kuko batanyi. Icyaha ku bantu gishobora kuba ibikorwa bibi, kandi naho babivuze ibikorwa bibi ko biri mu cyaha, sibyo se? Ntabwo wabyumvishe? Kandi yavuze ngo namwe yarabazuye mwebwe bari bapfuye muzize ibicumuro byanyu n'ibyaha byanyu. Ibicumuro n'ibyaha byanyu. Abantu tuvuga ibyaha ndetse tukanabishyira mu byiciro bigasumbana, sibyo? Ariko n'igicumuro cyakwica imbere y'Imana, sibyo se? Kuko yavuze ngo igicumuro cy'umuntu uyu umwe cyatumye bose bagira gute? Bacirwaho. Ntabwo ari ikibazo rero cy'ibyiza cyangwa ibibi. Umuntu hashobora kuvuka abantu babiri ku muntu umwe, sibyo? Hakavuka uyu mugabo n'uyu nguyu. Urabona uyu ni inzobe, ariko reka ninde w'igikara, katuvuge Jerive, sibyo? Ntabwo mu Rwanda bavuga ngo indi byara mweru, baba bashatse kuvuga iki? Ishobora kubyara abantu babiri mu mico, yaba ari mu mico, cyangwa kumva baravuze ngo umuntu arivukira, sibyo se? Umuntu akabyara umuntu w'inzobe akabyara n'uw'igikara. Ariko baje gushaka mwene Gasipari akaba yarabyaye inzobe n'igikara. Ariko Fike n'inzobe n'abakobwa n'igikara, sibyo se? Wababona mu nzira bagendana wagira ngo ntabwo bava indimi, sibyo? Ariko bose ni bene mugabo umwe. Reka tuvuge ko ab'inzobe ari abakora neza, ab'igikara mama twebwe twadukora nabi, yego? Ariko yavuze ngo ku bwa kavukire yabo bapfa kuba bavuka. Uyu musaza yitwa Gasipari, niko yababwiye. Bapfa kuba bavuka kwa Gasipari, ni bene mugabo ku bwa kavukire yabo, kubera ko uyu yacumuye Adamu, wenda reka tumwite Adamu, byose byatumye bose bacirwaho iteka. Nibavuka batari bakora icyiza cyangwa ikibi, baba baciriweho. Nyamara abo bantu Bibiliya yavuze ngo nta cyaha bari bafite iyo ataza kuvugana nabo. Imana ishimwe. Nukuri Imana ishimwe. Nta cyaha bari kuba, kandi bazacirwaho iteka. Ariko noneho ego nta cyaha bari kuba, iyo batavugana nawe nta cyaha bari kuba bafite kandi bazacirwaho iteka. Turahagera, abantu turaza kuhagera kuko niho turimo kwerekeza.
sibyo? Hanyuma uruhuka umutima, ndagira ngo nkuruhure umutima ubashe kumva bino bintu neza. Urumva ni gute abantu kubwa kavukire yabo bagomba gucirwaho kandi bari bapfuye bazize ibicumuro n'ibyaha byabo? Yewe hari naho Abakolosayi bavuga ngo bari bapfuye ngo bazize no kudakebwa kw'imibiri, nabyo byongeremo no kudakebwa kw'imibiri, ubwo nawe baba bagushizemo abanyamahanga. Impamvu zo gupfa zari agahishi. Bari bapfuye bazize ibicumuro n'ibyaha yahegoye. Ubundi ahantu byapfiriye neza bigapfapfana ni mu ivuko. Tekereza rero, Imana ndayikunda, tekereza rero uje kumpanira ibintu bitandutseho, waba undenganyije? Murabyemera? Murabyemera? Ibikorwa bibi nkora, reka mbabwize ukuri, mba ntabishaka buri munsi. Wenda wowe utandukanye nanjye, wenda wowe bikora bishaka cyangwa urabirimita bikemera. Bibiliya yaravuze mu Baroma mu gice cya 7, yaravuga ngo nshaka gukora ibyiza. Kubera iki? Kubera iki? Kubera iki? Aravuga ngo nyine sinjye ubunabishaka. Ngewe mu mutima wanjye namwe murabizi ko ndi imbata y'amategeko y'Imana. Ngo ariko mbona irindi tegeko ryo mu ngingo zanjye ryakavukire we, rirwanya amategeko y'Imana. Ryakavukire we ririmo rintembera iryo tegeko, ntabishaka, narwanye amategeko y'Imana, nigeze no kuyandika ku gikuta. Urumva ngo njye mvivura rimwe nkurikiza n'irindi nayara nimugoroba ngasanga nabyo. Kandi reka mbabwire ukuri, sinabaga nasambanye, yego, sinabaga nibye, sinishe, sinabaga naroze ya mategeko 10. Yewe ntihabaga ari no kwisabato ngo nayishe, sibyo? Uzayereka nkubwire nk'urugero, uzayafate uyandike wari kuwa mbere, igisabato rizaba ritaryagera y'umunsi, sibyo? Ese ubundi isabato kuwa mbere ntabwo yubahirizwa? Icyo nawe uze kukibazaho, ntabwo nkivuze uze kukibazaho nawe. Isabato kuwa mbere ntabwo yubahirizwa, none se ni mu mategeko 10. Uze kubyibaza rero. Icyo nawe ndakiguhaye, ni umukoro wawe, uze kuwibaza. Emily, nawe uze kubibaza n'abandi. Isabato kuwa mbere ntiyubahirizwa? Imana ishimwe cyane kuko ari umutunzi w'imbabazi, naho ubundi kare kabaye. Yego. Hanyuma Jerive uri umukuru w'itorero, wowe uze kugidufasha, sibyo se? Icyo kintu uze kugidufasha. Jerive ni umukuru w'itorero. Namwe mwari mupfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwageneragamo kera mukurikiza. Noneho ikintu gitangaje ni uyu mwuka ukorera buriya ni ukubuza kumvira amategeko y'Imana. Uwo mwuka icyo kintu kikugendamo gituma utumvira, ni wo mwuka. Uwo mwuka Yesu yigeze kwitegereza abantu ngo abwira Abayuda bamwemeye, sibyo? Ntabwo yabibwiye abatamwemeye, ngo abwira Abayuda bamwemeye ati mukomoka kuri so batekaho, batishyano rirabaye, twebwe turi bene Aburahamu. Bati yaba mu Aburahamu mumunkunze kuko Aburahamu yabonye umunsi wanjye umwana neza azata, ariko noneho uyu muntu yavutse kwa Yosefu ejo bundi tumureba, none aravuga ngo yariho ngo Aburahamu yabonye umunsi umwe araneze, yawuboneye ko yari yarapfuye. Arababwira ati noneho kumwemeza, baravuga bati noneho reka unabimenye dukomoka kuri data kandi data ni umwe n'Imana. Noneho araseka arakumbagara neza. Ati mwaramenye Imana mbona nanjye mwaragize gute? Kandi arabibwira abantu bamwemeye, ntabwo ari abamusuzuguye, ntabwo ari abari mu kabari, oya, nabaje nabagiye gusenga. Bamukurikiye rwose ngo bamuteze amatwi neza. Arababwira bati muri abaso. Uzi impamvu yavugira ngo nabaso Satani? Ni uyu mwuka ukorera. Niwe yavugaga, siko twasomye se ngo ari wo mwuka utegeka
ikirere ndetse n'ab'iki gihe. Satani nta kindi ari cyo, sereka uwo mwuka utumvira nyine, kandi uwo mwuka utumvira niwo utuma utumvira amategeko y'Imana. Ndabeshya? Ni ukuri namwe yarabazuye mwebwe bari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza kavukire, muyoborwa n'umwuka ukorera, utegeka ikirere rero mwuka ukorera, utegeka ikirere. Abantu bajya barwana na Satani ariko batazi ko Satani ushatse kumukira wabanza akava muri wowe, kuko ni umwuka ukorera kandi ari wo mwamutegeka ngo nabatware bahantu ho muki. None abo batware b'umuntu wo mu kirere ntagomba ko bakorera mu muntu. Icyo kirere ni umuntu. None se ninjye bivuze se Bibiliya? Nibyo bituma aravuga ngo noneho njyewe ngerageza gushaka kubahiriza amategeko y'Imana, ariko kuki bidakunda ngo noneho sinjye uba nkibikora. Reka ahantu maso gose impamvu kubikora ntako biba byageze gutereza ni ikintu ki ngo kimubamo, kandi isoma icyo kintu kimubamo, kutumvira kumubamo ni ibintu bimutuyemo, atumvira. Aravuga ngo mere ku murongo wa 14, aravuga ngo tuzi yuko amategeko yaraye umwuka, ariko jyewe ndi wa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa nande se wakuguze na wa mwuka ukorera, waguzwe gutegekwa na wa mwuka ukorera muba. Sinzi ibyo nkora, kuko ibyo shaka atari byo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora. Ni igice cya 7 cy'Abaroma, nahere ku murongo wa 14. Nzi yuko muri njye, reka wumve noneho rero wa 15 wa 16 nako aravuga ngo ariko ubwo nkora ibyo ndashaka. Oya kandi bazi nsubira kwa 15. Aravuga ngo sinzi ibyo nkora, kuko iyo shaka atari byo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo ndashaka, nemera ko amategeko ari iki? Ni ukuri. Ni wemera ko amategeko ari meza? Kubera iki? Kuko ukora ibyo ninjye bivuze cyangwa byanditse hano. Ngo nuko rero noneho sinjye uba nkibikora. Wumva kano kantu. Noneho sinjye uba nkibikora. Kubera iki? Ahubwo ni icyaha. Ahubwo ni icyaha kimbamo. Ngewe reka wenda dukomeze turabisoma turubyumva. Nzi yuko muri njye, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye yari twasomye mu Efeso, sibyo? Nta cyiza kimbamo. Mwitonze twe ko harengaho. Nta cyiza kikubamo. Bawitonze neza. Mureka twumve hano hantu. Nzi yuko muri njye, ibyo ni ukuvuga muri kamere, none se ntabwo ubahiriza amategeko, kandi ko Bibiliya ivuze ko nta cyiza kikubona ntabwo ubahiriza amategeko y'Imana. None se ubahiriza n'amategeko y'Imana uba ukoze iki? Kandi nta kibamo. Yego uwo mutima wo gushaka gukora ibyiza nta cyiza. Ntuzi ibintu nibyo. Ibi bintu Bibiliya ivuga nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Cyangwa n'ukuri kwa Bibiliya cyangwa ariko kudahwanye n'ibyo n'ukuri kwacu twebwe. Naravuga ngo iyo wamenyere ikinyoma cyane kiba nk'ukuri, ku buryo niyo ukuri kuvuzwe uravuga uti kubera iki? Nzi yuko muri njye, ibyo ni ukuvuga muri kavukire yanjye nta cyiza
uko nteye uko ndemwe uko iki ni ukuvuga ngo n'ibyiza ukora nabyo mu gifaransa hari ibintu bita reka mbivuge mu kinyarwanda ndabivuga se mu kinyarwanda buri ijambo ryayo enkiri mu kinyarwanda bavuga ate mwari ni ukuvuga ngo ufashe reka mbikoreshe urugero rugaragara izi mpapuro ziri muri kino gihu mwabibonye ni ukuvuga ngo izi mpapuro tuvuga ko ari nziza sibyo hanyuma kino gihu akaba ari kibi sibyo ni ukuvuga ngo iki kintu byose birimo hano ni iki gitabo ni kibi hanyuma wajya urambura amapaje ukabona harimo ibyi kandi icyo gitabo Imana ihamya ko ari iki ndabeshya siko mvuze se buriya nzi yuko muri njye kandi njyewe nzi yuko mbikora ibyiza none se yabitabizi se kandi ariyo bitwigishije iravuze ngo muri njye yavuze kandi kugira ngo ubyumve ko ari muri njye kuko yaho yabisoneye yavuze muri kavukire yavuze ngo muri kubw'igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye bose bacirwaho kandi reka nkubaze ubundi niba koko ubushobozi buri kuri wowe sibyo bwo kubihagarika kuki utabihagarika burundu kuki tutabihagarika burundu nange mumfashe nange mumbwire ubundi koko ko tuba tubishaka dushaka no kubahiriza amategeko y'Imana kuki tudahagarika burundu ibi byose biri muri twebwe mu migambi yacu mvuti njyewe mu buzima bwanjye sinongera gukora ikintu kibi niba rero nta bushobozi dufite bwo kubitegeka ryaje muri Imana rivuga ngo kubwa kavukire ni ukuri niyo mpamvu nta n'ikiza batategeka ibyo bibi ubwo none se wa mugani ubwo dufite ikihe cyiza yego cyane sasa urabitegeka ukabitegeka ariko aravuze ngo nzi yuko muri njye ibyo no kuba muri kamere yanjye nta cyiza kimbamo kuko mpora nifuza impamvu rata nta n'ikibamo nuko uhora wifuza kugikora si byose kikaba gihora ari icyifuzo ariko kidaso nuba mu cyiza koko ntikibamo ahubwo ni icyifuzo ariko cyagiye gisohora ku buryo uhora ushaka kugeza kuri icyo cyifuzo cyiza ufite ariko buri munsi ukabona ibibi ari byo biri hehe imbere ndabeshya se niyo mpamvu turwana n'amategeko y'Imana tukarwana nayo nakubwiye ngo nayanditse ku gikuta sibyo ariko byagera nimugoroba ntibye ntishe sibyo ntaroze ntatonganye niriwe nta hantu ntari butongane ntari burebe n'umukobwa ngo mpehete sibyo yewe ntanasenze n'ibindi bigirwamana niriwe mu masengesho yego ntanifuje inzu y'umuntu cyangwa ibye ariko nimugoroba nagera nkakora evaluation y'umutima nkabaza ngo nta cyaha wakoze ngasanga nibyo gusa nawe uzakora iki kigeranye ntabwo umutima urabubaza turera ukakubwira utera karaka nibaza ikintu nakoze naho icyifuzo cy'icyiza kiri muri njye mpora nifuza kubikora ariko kubikora niko avuze yego nibyo twita byiza dukora abantu bakabyita byiza hari uko Imana yo yavuze ibyinshi yego yabyise bibi wikiri bubi Imana yo nta byiza izi mu muntu ndaza kuvuga impamvu Imana nta byiza izi ku muntu reka mfata akantu gato reka mfata akagero gato yakumvikana sibyo kugira ngo mve kuno Imana nta byiza izi mu muntu yaramubwiye ngo nturye kuri kiri ubundi umve kano kantu ubundi cyiza muri ibyo bintu yari uko atakiri cyo icyo nicyo
ku mana sibyo none arakiriye sibyo agisanze aho ikiza n'ikibi kuri cya giti mwumve kano kantu umuntu arakubwira ati ntukoreho sibyo ubundi icyiza cya rukuda icyo se si cyo cyiza ku mana none umuntu arenze kuri irya tegeko akoze asanzemo icyiza hari icyo cyiza cyavuye ku kutumvira n'igiki reka nkubaze ushaka amazi yo kunywa sibyo uyanyotewe wumva umerewe nabi agiye gupfa umuntu akayakuzanira agahita aciramo waba ukenyweye cyangwa amata meza rwose wateretse neza ikivuguto cyiza akakizana agahita afata igisozogororo cy'ingurube ureba gakeya gake cyane igisogororo cy'ingurube wayanywa ntiyaba ari umweru ntiyaba ari amata ni ukuvuga ngo impamvu imana irimo gucira urubanza ko nta cyiza gihari ni uko icyiza ari uko umuntu adakoraho sibyo yari yamubwiye kuko yambwiye ngo umunsi wakiriyeho no gupfa yavuze ngo mwese yarabazuye mwebwe abari bapfuye aravuga ngo igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye bose bacirwaho igicumuro cy'uwo muntu ni ikihe yavuze ngo baromaho mu gice cya gatanu avuga ngo kutumvira k'umuntu kutumvira no kugira gute ni uko yamubwiye ati ntukore ku giti agikoraho rero agikushaho agakoraho agasoroma akarya kutumvira kwari ku ni ukuvuga ngo nyuma yaho wa mupapa noneho yasinziriye neza unahaguruke nta kibazo niba wumva byakuganje umubiri ni umubiri nta sibyo oya wivuga ngo nagusinzira ntacyo bitwaye ubwo nacyo ni icyaha uri gukoze ni ikibi kikuba kikurimo urawifuza gukora ibyiza no kutabeshya urabyifuza ariko ugasanga wabeshye rero ariko Imana ishimwe iyo ataza kuvugana natwe nubwo twavutse gutyo iyo ataza kuvugana natwe nta cyaha twari kuba dufite ariko kuko avuganye natwe icyaha cyacu kigiye guhoraho witonde cyane ndagira ngo witonde hano hantu uje kuhumva neza ku bwa kavukire yacu twara kugirirwa umujinya nk'abandi ni ukuri icyo ntabwo ibyo bintu byari byoroshye ariko noneho ikigiye guhoraho sibyo ni uko yavuganye n'abatumvira witonde rero kuko kutumvira k'umuntu umwe kwatumye bose bacirwaho kutumvira k'umuntu umwe noneho ikintu kigiye kintangaza Adamu amaze kujya kuri kino giti ngo yamenye icyiza atangira ni ukuvuga ngo umuntu arakwanga urabizi neza sibyo akwanga ubizi neza akurogera abana sibyo yarangiza akaza kubaha amata si byiza bashonje ureba wakamera bakayanywa ndagira ngo ubyumve neza witonze umuntu arakwanga arakuroga urabizi neza none abana bawe bashonje akuzaniye amata wayabaha sha wakemera kwicwa n'inzara niko n'umuntu byamugendekeye iki cyiza amaze kukimenya n'iki kibi yahise atangira kugira icyifuzo cyo gukora icyiza kugira ngo yongere asubirane n'Imana icyiza Imana yamusabye n'ikiye muri ibyo ko byo nabyo birimo kuva kutumvira sibyo se niyo mpamvu icyo cyifuzo cyo gukora neza gihoraho ariko kitajya kigira gute gisohora nuko iyo nzira yavuye ku kutumvira nayo ngayo yavuye ku
si meza ariko yavuye ku nuyampa ngewe nyuma yaho, yego nuyampa nyuma yaho ngewe uzaba ungiriye, ariko yavuye kukwica. Ni kuko natwe nuko byatugendekeye, byabaye ubuzima bwacu bwese. Niyo mpamvu ushaka gukora ibyiza, niyo mpamvu ushaka gukora ibyiza, ibi bikagutanga imbere. Reka tuhasubire hari ahantu. Imana ishimwe kuko ari umutunzi w'imbabazi. Hanyuma umurongo wa 19 baba ngo kuko icyiza ashaka atari cyo nkora, icyo kugishaka cyuragishaka, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nanga sinjye uba nkibikora, ahubwo n'icyaha kimbamo. Hari kabutindi agarutse ikubamo. None se kwikubamo niko none kwikubamo iyo kabutindi, ahubwo n'icyaha ki. Niyo mpamvu wifuza gukora ibyiza, ibi bibi abango namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye. Noneho reka mbabwire ikintu kitubaho. Abantu inshuro nyinshi, sibyo, dukunda kwita noneho kuri bya bindi bigaragara. Ndabeshya? Bigaragara. Kandi tukaba tukiri mu nzira y'ubuyobe. Kubera iki? Kubera ko ivuko ryacu riracyari ikibazo. Iyo twari tuzi ubwenge twakemuraga ikibazo. Ariko ikintu kimbabaza kandi kikananezeza nuko ijambo ry'Imana, nasomye ijambo ry'Imana rirantangaza cyane. Riravuga ngo nk'uko umunya-Etiyopiya atahindura ibara ry'uruhu cyangwa ngo ihindure ubugondo, ngo niko namwe mutabasha gukora ibyiza mwaramenyere gukora. Nuko none se ko ari icyaha kikuba nyine wakora ibyiza gute? Nuvuga ngo ivuko riranduye. Ivuko riragize gute? Riranduye. Noneho tugerageza kubahiriza amategeko y'Imana muri rya vuko. Muri rya vuko ryo kugira guke ryo kutumvira bikanga rero. Niyo mpamvu tutayashoboye papa. Rya vuko kubw'igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye bose bakigwaho. Nukuvuga ngo niyo wabikora ibyiza gusa, sibyo? Kubera rya vuko gukigwaho iteka kuri wowe kuracyahari. Mwumvisha akaga twahuye nako? Yego. Reka mbabwire ikintu Satani yakoze mu ijuru. Uzi ko Satani naje gukurikirana muri Bibiliya byanditse, naje gukurikirana ngasanga ataribye, atarisha, atarasambanya, atararoze. Yasambanya nande? Yishe nde? Yaroze nde? Yatonganye nande? Yarwanye nande? Uzi ikintu ngo cyamuvuyemo? Uzi ikintu cyamutorotsemo? Ari nacyo yanduje umuntu. Uzi kuntu yamubwiye? Uzi ikintu cyamuvuyemo? Muri Ezekiyeli 28 mwese muhasome. Uhere ku murongo wa mbere. Wumve ikintu cyakomotse kuri Satani. Ndagira ngo ubanze wumve iby'icyaha. Umwuka baranaza azatsinda bisa bemeze iby'icyaha kuko batamwizeye. Hera ku murongo wa mbere. Iby'icyaha kubera ko batagize gute? Ugeze ku wa 4 utari kujya ku wa 11. Soma. Umutima wawe wishyize hejuru uravuga uti ndi Imana, nicaye ku ntebe y'Imana iri hagati y'inyanja. Nyamara ari ukuri umuntu, ariko uri umuntu umwami w'Itiro. Usubiramo, hasubiramo abantu. Umwana w'umuntu ubwira umwami w'Itiro uti uku niko umwami w'Iteka avuga ngo umutima wawe wishyize hejuru
uravuga uti ndi imana nicaye ku ntebe y'imana iri hagati y'inyanja nyamara ariko uri umuntu nturi imana nubwo ugereranya umutima wawe n'umutima w'imana. bawitonze. umwami w'itiro umubwira uti uravuga ngo mfite umutima nk'uw'imana ariko uri umuntu ntabwo uri. erega urusha daniyeli ubwenge. ninde urusha daniyeli ubwenge? nta gihishwe uyoberwa. umwami w'itiro barimo kuvugira ngo urusha daniyeli ubwenge nta gihishwe uyoberwa. ubwenge bwawe no kumenya kwawe byaguhesheje ubutunzi ukuzuza izahabu n'ifeza mu bubiko bwawe. 11 maze ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti mwana w'umuntu shurira umwami w'itiro umuborogo umubwira uti mvuka umwami w'Uwiteka avuga ngo wari intungane rwose. umwami w'itiro yari intungane wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje. wahoze muri Edeni ya ngobyi y'Imana. wari umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi. ariko bawitonze genda gahoro ngo yahoze ya ngobyi y'Imana. inde? umwami w'itiro. ni ukuvuga ko bagiye kubisoma aho hasi ariko ni ukuvuga ko satani yabanje muri Edeni kuruta inde? satani yatanze Adamu muri Edeni kandi ari muri Edeni ngo yari yambaye avuga ngo ubwiza umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi. Odemu na Pitida na Yahoramu na Tarushishi na Shohamu na Yasipi amabuye ngo abantu bazabona mu ijuru na Safiro. sinako satani yari yambaye yego ari muri Edeni na Nofekina na Bereketi n'izahabu. ubuhanga bwo kubaza amashako n'imyirongi bwari iwawe. mu munsi waremwemo byose byari biringaniye. mu munsi yaremwemo byose byari bigize gute? wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira. bawitonze twese turabadive. ninde utazi umukerubi utwikira ko yari satani agira atya ariko yaremwe tunga kandi byose biringaniye kandi nawe yabaye mu Edeni. kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana. Imana yari yamuremeye kugira ngo abe ku musozi wera. wagendagenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro. yagendagenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro. wari utunganye bihebuje mu nzira zawe. yari atunganye bihebuje mu nzira ze uhereye umunsi waremweho. umunsi yaremwe kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa. kugeza igihe yabonetseho gukira. byaje bite rero? bagiye kutwereka wuzuyemo urugomo. igihe yakiraniwe ni igihe yuzuwemo n'urugomo ruzanwe n'ubugenza bwawe bwinshi. ngo ruzanwe n'ubugenza bwe bugutera gucumura. igicumuro cyo wumve nicyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye nkagukura ku musozi w'Imana. narakurimbuye wa mukerubi utwikira we. yaramurimbuye umukerubi ugira gute? ngukura hagati ya mabuye yaka umuriro. ubwiza bwawe. bawitonze rero umurongo uteye ubwoba rero n'uyu. uwo murongo uravuga ngo ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru. ntabwo satani witonde nta kindi kintu satani yakoze ahubwo ubwiza bwe bwa bwiza Imana yamure bwamuzaniye ishyano. ntabwo satani yishe ahubwo ubwiza bwe ari nabwo nawe yakwanduje
ari naho yagushutse, yashutse umuntu ngo narye kuri kiriya ngo nawe abe ubwiza bwe nibwo bwa kubengerana kwawe aha niko kwakononye ubwenge bwawe. ubwibone Kubengerana kubengerana kwe niko kwagize gute kononye ubwenge. nta kindi, ntabwo ari ububi bwe. Witonde kuko ububi bwe bugiye guturuka ku Ubwiza. witonde rero, Ubwiza bubyaye. witonde utagwa mu mutego wa kabutinde. Witonde wowe urimo kunyumva, witonde utagwa mu mutego wa kabutinde. Ubwiza bwa Satani nibwo bwononiye. Aravuga ngo afite umutima bivuye ku bwiza yibonaga ho, ntabwo yibonaga ho ububi. Oya, yaremwe uko gutungana kwe rero, uko gutungana kwe niko kononye ubwenge. Yaragendaga akabona ngo agenda hagati y'amabuye, yakabona yambaye amabuye meza ngo yandi ya safiro na fekina n'izahabu, akavuga ati ubwo bimwica. Aravuga ati nanjye nzaba nk'Imana, nzamura intebe yanjye ireshye. Ubu kuko umurongo wa mbere bavuze, ariko aravuga ati uri umuntu none niba utahindutse umuntu kandi yari Satani. Witonde ubushitani ni ubumuntu. Witonde muntu. Nubango kuvuga kavukire kumwuka muyoborwa n'umwuka ukorera nguwo rero, umwuka ukorera amatumvira. Ndagira nk'ukubwira kuko hari kurwanya Imana, hariho kurwanya Imana kubaho kubi cyane umuntu akora atazi. Ubundi gushaka gukora neza uri mubi ngo wemeze Imana, nicyo Satani yashakaga. Nta wundi mutego yashaka guturamo umuntu, kandi uwo mutego niwo ujyana abantu kure y'Imana. Burya umuntu, Yesu yabwiye abantu ikintu gikabije cyane, arababwira ngo indaya n'abasambanyi babatanze kubera iki? Uzi impamvu? Nuko bo bemera ko ari abanyabyaha. Nuko kwemera ko ari umunyabyaha biramwo, kandi ntushobora kumenya cya kindi twavuze gihoraho, aricyo tugambiriye kureba, gihoraho. Utemeye ko uri umunyabyaha mu bikorwa, kandi si n'ibikorwa gusa, ahubwo utemeye ivuko, utemeye n'umwuka ukuyobora. Abantu benshi ntabwo bemerwa ko bakorerwamo na Satani, bitwarwaniraho. Ariko twasomye ni umwuka ukorera gute? Ni umwuka ukorera mu batumvira gute? Umwuka ukora bibi ndaguhakaniye, sibyo? Ntabwo ari umwuka ukorera mu batumvira gukora ibibi. Oya, ndaguhakaniye. Buriya ni ikintu yaduteze, ni umutego yaduteze. Ni umwuka ukorera mu batumvira kubwo gushaka kwemeza Imana ngo afite umutima nk'uw'iki, kandi uri umuntu. Wowe wakubahiriza amategeko y'Imana uri umuntu? Wowe uri Imana? Kunyine ko ari Imana na yawe. Niyo mpamvu tunanira nuko ari Imana nyine. Iyo ataza kuba Imana nako twaba dufite mu Mana, tuba twayashoboye. Ndabeshya? Ariko kuko uri umuntu nyine biranga. None se niba warayashoboye untera amabuye. Niba warayashoboye untera amabuye. Nge nakubwiye ngo narayanditse ku gikuta. atiyobora mu cyiza agatuma ikibazo nyamukuru Tutakimenya bitewe no guhora twereka icyiza Imana, nyamara bigatuma uhakana. Wongera usoma uwo murongo. Mu cyaha cyaturutse ku cyitwa icyiza. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru. Ubwiza bwe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru. Ubwiza bwe twabivuze. Ubwiza bwe ni ukuremwa atunganye, ngo uherewe igihe yaremwewemo kugeza igihe byose byari biri. Ubwo nibwo bwiza bwe. Icya kabiri, yagendera hagati y'amabuye, yari yambaye. Icya gatatu, yari yambaye n'ibyo bintu bitatu. Icya mbere, umurongo wa 17 uravuze ngo icya mbere cyagize gito. Ubwiza bwawe, Bwa bwiza bwe bwateye umutima kwishyira hejuru. Icya mbere, ubwiza bwe bwateye umutima wo kwishyira. Icya kabiri, kubengerana kwawe, noneho ya myambaro yambaye, kwa kubengerana kwe konona ubwenge. Nakujugunye hasi ngutangariza imbere y'abami
kugira ngo bakwitegereze. Imana ishimwe cyane. Nicyo cyatumye Satani acibwa mu ijuru. Ntabwo ari ikibazo cyo kwica no kwiba no gusambana, si cyo. Kuko ibyo ngibyo twasomye dusanga ari ingaruka, ibyo kwiba no kwica no gusambana n'ibindi no gutukana no gutongana n'ibindi n'umujinya n'amahane n'ibindi ni ingaruka zakomotse ku cyiza. Bivuze ko icyiza cy'umuntu kirimo ikibi gihishe tabasha ubwe. Niyo mpamvu gihora ari icyifuzo, mwabyumvishe kubera ko Pawulo yavuze gihora ari icyifuzo ariko udashobora gusohoza. Mama, turacyari imbere y'Imana. Ikibi cyaturutse nta kibi cyari gihari kuko umunsi yaremwemo yaratu niko tubigenze mu gihe cyacu niko byagombye kuba bimeze. Ubundi kutaryaho ibyo byari kuba ku Mana no ku bantu, ariko nyine ntabwo yari yifitemo. Iyo abafite ntaba yarariye kuko uburiganya bwa Satani bwatumye arya. Ntiyari afite ubushobozi bwo kuhakanira. Yego, ariko urumva nyuma akizana no kubijya, ahubwo ikimurimo nicyo kimuteye. Umva icyo cyiza ni kibi biri kuri cya giti kimenyesha ikibi ni cyiza bivuye ku kibi. Ntabwo byumva se? Nuba ngo hari icyiza gituruka mu kibi. Umva ukuntu byahindutse. Ubundi hari Satani byashutse umuntu yambwiye ngo nurya kuri kino giti uzaba Imana. Umuntu yumva igitekerezo cya Satani. Ariko reka mbabaza akantu kamwe. Imana ntiyari yaremye Adamu ivuga ngo imuremye mu ishusho yayo. Nose yifuza gusa nayo gute? Ni ukuvuga ko mu bitekerezo bye atari yarigeze abona ko asa. Ntabwo yigeze yemera ko asa n'Imana. Ntabwo yari yarigeze yizera ko asa. Imana yamuremye mu ishusho. Yagize icyiza. Oya. Yagize icyifuzo. Iki kintu asanzwe ari cyo ntiyamenye uwo ari we. Yego. Kandi iyo aza kumenya uwo ari we, Satani ntaba yaramuhingutse imbere. Kandi n'uyu munsi wa none utamenya uwo uri we nicyo gishobora gutuma, niho hantu honyine Satani ashobora kunyura akora. Ni wari ubugingo cyangwa kurimbuka. Kumenya uwo uri we ni wari ubugingo cyangwa kurimbuka. Niyo mpamvu yavuze ngo gihoraho kubera ko batamwemeye batamwiseye. Icyakora bamwemeye bose turaza kuhagera. Nuvuga ngo niyo mpamvu icyo cyaha gihoraho. Rero twakuze, urumva se, twakuze tuzi ko, kandi n'abantu benshi niko babizi, ndabeshya se, n'abatwigisha niko, reka ibibi ukore ibyiza uraba uhuye n'Imana. Ariko tukirengagiza mu byanditswe ko harimo amagambo y'ivuko ryacu. Buriya dushatse gukemura ikibazo twakemura ikibazo cy'ivuko ryacu, sibyo? Yego, kuko iyo ivuko rihindutse na wa mwuka ukorera mu matungiro ubigize gute? Buba bihindutse byose bibaye bishya. Dore ndarema ikintu ngo kitigeze kubaho, ngo utavuga ngo byari ngo nari mbizi. Niyo mpamvu mu buhanuzi handitsemo aya magambo muri Zekariya harya avuga ngo ngiye gukora ikintu gishya kizaduka, ngo ubwo kizaza ngo mbase abantu bazacyemera. Ngo niyo umuntu yayiwasobanurira uwo murimo Imana igiye gukora, uwo murimo Imana yendaga gukora, ngo nubwo umuntu yawubasobanurira ate ntabwo bazawumva. Naho rero ikibazo kiri. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo iyo ntaza nta cyaha bari kuba, ariko noneho ugomba asobanurira uwo murimo, ugomba asobanurira uwo murimo nkoze. Iryo cenga ririmo bakawanga, icyaha cyabo kigiye nta kindi. Ubwo mbameneye ibanga ry'icyo bari cyo, nkababwira n'icyo nshaka kubagira. Noneho abantu rero niho bangiraga Imana rero bakayanga bate rero
bakayangira muri bwa bugome bwo kuvuga ngo turareka ibibi, iyi niyo nzira dukore ibyiza. Nyamara iyo nzira siyo Yesu yaje guca. Yaba yaraje kuyica ubu nta cyaha na kimwe gikora. Ntuvuga ko wizera papa, ntago uvuga ko yemera Yesu. Niyo Yesu cyabikora ibyaha. Ngaho sibyo bizabi ukora ibyaha ntiyamubonye kandi avuze ikintu gikomeye nyine ngo ibyaha ni kavukire, niyo mpamvu ugomba guhindura kavukire ukavuka hataba ibyaha. Yego, nicyo gisubizo cyonyine. Ariko Imana ishimwe, hari ikintu mperutse gusoma mu Efeso bivuge, ndavuga ngo yabiteguye isi itariya. Imana ishimwe kuko ari umutunzi w'isi, kuko ari master plan aritegura ibintu byose ku murongo. Ibyo bintu yari yabonye ko Satani azabikora bijya no kumurema, ariko kubera ko utivuguruza iramureka, iramurema ata n'umuntu iramurema izi ko bazamushuka, ariko kwivuga ijambo ryiza cyane ngo isi itari yaremye. Umuntu yari mu ntekerezo kugira ngo rero yari kumutakaza yaremeye umurema anyura aho ngaho. Buriya yaremye umuntu ariko yashakaga urubyaro. Mwari mubizi? Imana yaremye umuntu ariko yashakaga urubyaro. Satani rero yibeshya ku muntu, ariko muri uwo muntu hazavamo urubyaro rw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ntibibaho. Niyo mpamvu yagombaga kumurema umuntu akabyara kugira ngo izabone gukura mu rubyaro rwayo. Noneho Satani agira ngo ariko Imana ishimwe. Urumva hari ikintu numvamo, umuntu cyangwa umusitani, icyiza cyamuviriyemo ikibi, Satani arabyara. None Imana mu kibi nayo ugiye kukuramo icyiza. Naho Satani yibeshye rero. Aho no umutego wa Satani uri atamenye. Niyo mpamvu icyo nicyo atamenye. Cyo se ni harindi cenga Imana yamukubise naho yamurangirije. Ko yarazi ko icyiza gihinduye ikibi, atazi ko mu kibi Imana izakura rubya. Ngaho aho umuntu yanyura guhinduka urubyaro rw'Imana nuko akomeza kumenya na Satani, sibyo? Ko azareka ibibi agakora ibyiza akaba nk'Imana, nicyo yamushukaga. Yaramubwiye ngo nurya kuri cya giti kimenyesha icyiza n'ikibi uzamera, kuko uzajya ukora ibyiza ukareka ibibi ukamera. Nta kindi yamubwiraga, ariko muri icyo kibi yego ntabwo mikoro imwegereza ibarize wongera dusubiremo ikibazo uvuge cyane. Umwuka umutimanama, umwuka ndetse n'umwuka wera n'amarangamutima yacu, ibyo bintu bitatu twabonye twabitandukanya dute? Icyo ni icyambere kinyandikire. Umwuka wera twabitandukanya dute? Umwuka wera, umutimanama n'amategeko twabitandukanya gute? Twabitandukanya dute? Byandike Manwe. Ikindi cya kabiri. Reka banza yandike iki? Umwuka wera, amarangamutima, amategeko n'amategeko umuntu yabitandukanya gute? Ikindi cya kabiri twabonye ngo yaratuzuye twebwe abari bapfuye. Wenda ibyo gupfa byo tubonye igihe twapfiriye, ko twapfiriye muri Adamu. Yego. None nkibaza se ni gute twakwiyumvamo yuko twazutse tutagipfuye? Ni gute twakwiyumvamo ko twazutse kandi twabonye yuko Yesu, ariko harakandi waruvuze, kandi Yesu yavuze yuko ngo iyo ataza ngavugane natwe nta cyaha twakagombye kuba dufite. Niho turimo kwerekeza aho umara turahagera. Ariko harakandi yarabajije, aravuga ngo ibyiza byo noneho tubiteshe agaciro. Nabyo cyandike ntacyumvishe kandike nakurikiye.
iyo nigisha mba nkurikiye yego wakanditse Manuel ibyo bibazo rero turaza gufatanya kubisubiza sibyo ababyumvishe niba ushaka bari wowe turaza gufatanya kubisubiza twese uko twicaye hano nari ndimo rero nzamuka ivuko ni ikibazo umwuka uba muri ibyo vuko ni ikibazo niyo umuntu yakora ibyiza cyangwa ibibi ikibazo afite si ibyiza cyangwa ibibi kuko nabyo byavuye ku bibi ahubwo ikibazo afite n'ivuko n'umwuka ukorera muri iryo vuko kuko yavutse kubwo kutumvira nuvuga ngo reka nkwibutse ikindi kintu Adamu amaze kurya kuri cya giti mikoro nyefite yanjye Adamu amaze kurya kuri cya giti akaba kwa kundi Imana yamwirukanye nuvuga ngo abantu ababyarira nyuma yo kwandura nuvuga ngo babyariye mu bwandu kuko waba urwaye sida kuko waba urwaye sida iyo umuganga atagufashije n'abana barayivukana rero Adamu twese twarayivukanye si byose Dawidi aratinyuka muri Zaburi ya 51 agatinyuka ikintu kintangaza uzi ikintu kintangaza muri Zaburi nuko bira bintu yabivuze yabyanditse harimo abantu bagira ngo si ijambo ry'Imana yabyanditse amaze gusambanya Uriya iyo Zaburi ni ku murongo wa mbere uvuga ngo iyi Zaburi yanditse igihe Natani yamubwiraga siko wanditse mwari mwasoma mwitonze neza ni kwanditse iyo Zaburi yanditse igihe Natani yamubwiraga ko amaze kuryamana na Uriya aravuga ati rero wa mana ushaka ukuri ko mu mutima kutahaba uzahamenyesha ubwenge naho ubundi dore ngewe naremanira gukiranirwa mu byaha ni mu mama Imana wagira ngo mbigenze neza niko yibwiye kuri ko mu mutima kutahaba ngo ushaka ukuri ko mu mutima kandi ni kuhaba kanyamara kuko yaravuze nyamara uko kuri kwa Dawidi Imana nayo irahira ati mbonye umuntu taho nabereye mbonye umuntu ufite umutima mbonye umuntu ufite umutima nk'uwo nshaka nuko abonye umuntu ufite umutima nk'uwo Imana ishaka urumva mu by'ukuri Dawidi yarahishuriwe icyo Imana idushakaho natwe yavuze ngo mu byaha nimo mama ni ukubivuga ngo mu byaha niba nyina ariho yamubyariye icyo kibazo azagikemura ate mu byaha nimo mama yambyariye hanyuma ikibazo cy'icyaha iyo umuntu atakimenye ni nko kujya kwa muganga utazi ahantu ubabara si byose ahubwo turarwara turababara ntuzarebe no kwa muganga si ukuvumburira aho ubabara oya ahubwo uramubwira uti ndababara ariko Imana ishimwe kuko iyo uzana umwuka wera kugira ngo tumenye aho tubabara kuko umutima urashukana kuruta ibintu byose ufite indwara urayihisha rero kubera ko utizera ko wayikira urayihisha byose ndabeshya ubu ndwaye sida sinaza ngo mbibabwira kubera ko ntizeye kubera ko nzi ko idakira ariko buriya iri ikira nayivuga ndakubeshya ufite indwara ahubwo ngerageza kuyihisha gute niki biporezo kugira ngo nkore mbyibushye abantu batamenya ko atazajya nunkeka iyo bananutse
iyo wananutse wari ubyibushye abantu bavuga bati yayirwaye niyo waba utayirwaye ndabeshya umutima rero ufite indwara utizera gushyikira ugashuka umuntu rero umushukute umushukisha ibiporezo sibyo se ubigushukisha kwitwara neza no kwibambarika ku bintu runaka ukagira ngo iyo ndwara yakize irahari ukagira ngo ikibazo cyakemuka